Mana ndagushimye uwo kwizerwa uwo kubahwa ndagushimye Yesu kubanye nanjye uyu musozi ni wowe uwushoboje yewe sinawubasha izina ryawe ndirihimana tobini staya jasini niyase bana nanjye muri ubu butayu mbaraga zawe zigaragare ubuntu bwawe ari bwo buganza icyubahiro cyawe ntugihundi bwami bw'Imana bwururuke zubane nanjye mwami Yesu zukora iby'ubutware zukora iby'imbaraga kandi mwami Imana nyiringabo ndasenze senge abantu bose kugira ngo wifuze Imana wese muhase byose kandi umuntu wese ukeneye Imana yibone wumva ko ananiwe aruhurwe n'Imana ubuze amahoro ayahabwe n'Imana urwaye akire ubuze uko agira amaboko yawe arimo byose ndasenze kugira ngo mwami abantu bawe bose bakwifuje babone ibyiza biguturutseho urakoze Yesu ugukoze iby'ubutwari ndetse n'iby'imbaraga bana nawe kandi ushigikire kuri uyu musozi wumve gusenga kwanjye mu izina rya Yesu. tuguhaye icyubahiro
ayi tuguhaye icyubahiro mwami w'abami tuguhaye icyubahiro Jehova Rafa tuguhaye icyubahiro mwami we tuguhaye icyubahiro haleluya Mana ishimwe Mana ihimbazwe mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane tambuka n'inyenyeri umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana n'amahoro yuzuye twabona muri iyi si kwa data niwo gusa hasendereye amahoro umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho umutima uzatuza umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data n'amahoro yuzuye twabona muri iyi si kwa data niho gusa hasendereye amahoro kwa data niho gusa hasendereye amahoro. Amen. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, ariko kwa data niho honyine gusa hasendereye amahoro. Kwa data umutima uratuza, umucyo ukaba mwinshi iyo dukurikiye inzira y'amasengesho. Imana ishimwe cyane kubera ko uri Kristo kandi ko ari ufite amahoro ku bantu batayafite.
ni wowe ubasha guha ibyiza abatari babifite, ni wowe wenyine gusa ubasha guha ubuzima abatari babufite, ubuzima bw'umuntu ukabuha ishusho, ubuzima butari bufite icyerekezo ukabuha icyerekezo. Umutima utuza iyo umucyo ubaye mwinshi. Iyo dukurikiye inzira y'amasengesho bituma tubasha kugira umutima utuje, ngo kandi ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Imana ishimwe. Ni amahoro yuzuye twabona muri iyi si. Niyo mpamvu ibyo ukeneye byose utabibona, niyo mpamvu ibyo wifuza byose atari byo ubona, ariko kwa Data niho honyine gusa hasendereye amahoro. Imana ihimbazwe. Imana ishimwe rero kubw'uyu mwanya ndetse no kubwo kunshoboza tukaba turi ku musozi turimo dusenga. Mwebwe mukunda Mama Edwine Official, amahoro y'Imana abe mu mitima yanyu kandi ukuboko kwiza kw'Imana kubane namwe. Uyu munsi rero ndi ku musozi ndimo gusenga, ndimo guhendahenda Imana, kandi namwe ndabakunda cyane, murabizi namwe mba mbafasha guhendahenda Imana. Igihe cyose mbonye uburyo ndasenga, igihe cyose mbonye ubushobozi bwo kugira imbaraga zo kurira umusozi nkawurira ngasenga. Namwe muryango mugari ndetse itorero rigari rya Mama Edwine Official, umugisha w'Imana ubabeho kandi amaboko y'Imana abe mu ruhande rwanyu. Ndabakunda cyane rero kandi twifatikanye muri uyu mwanya turimo dusenga. Reka dusome n'ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yobu, ibice byaho ni 9, dusome umurongo waho ndetse wa 5 n'uwa 6, twumve uko havuga icyo Imana ivuganira natwe mu ijambo ryayo. Haravuga ngo yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo, itigisa isi ikayikura hayo, n'inkingi zayo zikanyeganyega. Amen. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo yimura imisozi itabimenye, ikayikura ahayo. Yimura imisozi itabimenye, ikayikura aho yari iteretse. Hari igihe umuntu aba ku musozi w'ibigeragezo, ukaba nko ku musozi w'ubugumba, ukaba nko ku musozi wo kubura urubyaro, ukaba ku musozi w'ubushomeri, ukaba ku musozi w'uburwayi, ukaba ku musozi w'ubumuga runaka. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo yimura imisozi itabimenye. Imana ijya yimura ikibazo kikibwira ko kikiri ku buzima bwawe, ikibazo kikibwira ko kikiri mu ruhande rwawe. Burya Imana yarakimuye kera. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Birashoboka ko ufite ikibazo gitandukanye umaranye imyaka myinshi cyangwa se umaranye igihe kinini, ariko ijambo ry'Imana rimanutse ritubwira ngo yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo. Yimura imisozi itabimenye, ikayikura hayo. Iyi misozi Imana yimura, iyi misozi Imana ikuraho, si umusozi koko nk'uko mubitekereza, ahubwo ni umusozi w'intambara urimo, ni umusozi w'ibigeragezo urimo, ni umusozi w'akaga umazemo igihe kirekire, ni umusozi w'agahinda, ahari ni umusozi w'urugo rukomereye nabi utamerewemo neza muri rwo, ahari ni umusozi wo kubura urushako, ahari ni umusozi wo kubura umugore cyangwa umugabo, ahari ni umusozi wo kugira abana barwaye, ahari ni umusozi wo kubura ubwenge kw'abana bawe. Ariko ijambo ry'Imana rivuganye nawe ngo yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo. 6 haratubwiye ngo itigisa isi ikayikura hayo, n'inkingi zayo zikanyeganyega. Imana itugirire neza. Amen. Iyi Imana itigisa isi, itigisa isi ikayikura hayo. Aya ni amagambo Yobu yaraneshejwe n'Imana, yabaye mu gihe cy'umubabaro ukomeye, aba mu gihe cy'agahinda, aba mu gihe yibaza ngo mbese nakora iki kugira ngo nongere nezerwe, aba mu gihe yibaza ngo mbese niki nakora ngo nongere ngire urubyaro. Yobu aba mu gihe yibaza ngo mbese abana banjye 10 bapfiriye umunsi umwe, niki nakora kugira ngo Imana yongere ingarukeho impurubyaro. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo Imana yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo, itigisa isi ikayikura hayo, n'inkingi zayo zikanyeganyega. Iyi Imana yimura imisozi itabimenye. Humura, umusozi wose uriho witinya, intambara zose urimo uhura nazo witinya, senga. Ibindi byose Imana irabyikorera. Yihendahende, senga uko ushoboye, urira imisozi, iherere mu cyumba cy'inzu yawe usenge, pfukama aho uri usenge, uri muri ofisi ukoreramo senga. Nta buryo na bumwe washaka gusenga ngo ubure uko usenga. Mu nzira tugenda turasenga, no mu gihe kigoranye cyane abantu barasenga. Muri Covid bitemewe, turi muri guma mu rugo na guma mu nzu, byose twarasenze kandi Imana ibana natwe. Wivuga ngo nta mwanya ufite wo gusenga, ngo nge mfite akazi, ngo nta gihe ngira cya ofu.
ndagira ngo mvugane nawe. Ntabwo Imana ishaka igihe cy'umwanya munini ufite udafite icyo ukoresha, cyangwa umwanya udafite umumaro. Imana ishaka umwanya uyishakiye no mu gihe ufite ibintu byinshi bikugoye, ariko ugafatamo umwanya mukeya ugapfukama ugasenga ukayihendahenda. Twaririmbye umuririmbyi uvuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri, ngo umutima w'umuntu uzi imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Haleluya! Uyu mutima w'umuntu ujya imbere y'Imana nta mwintellectuel mwisi wigeze ugaragara ngo aze yideklare avuge ngo njyewe mbasha gukomanga urugi rw'Imana, ntawe. Ahubwo ngo umutima w'umuntu usenga. Haleluya! Uyu mutima w'umuntu usenga ngo uzi imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Bivuze ngo niyo nzira yonyine gusa tunyuramo dushaka kuvugana n'Imana, niyo nzira yonyine tunyuramo dukomangira Imana ni ugusenga. Iyo urimo usenga urakomanga, ngo uyu mutima uhita ujya imbere y'Imana ukadodora, ukavuga ati Mana Joseline ari kuguhamagara, ukavuga ati Mana mama Edwin aragushaka. Ijuru rikanyeganyega, ijuru rikanzura, rikavuga ngo niki gitumye Jose arimo ampamagara, niki gitumye mama Edwin arimo asenga, ahari izina ryanjye hashira iryawe. Ijuru rikibaza ngo mbese tumufashe iki? Imana igatega amatwi ibyo ushaka ko igufasha. Niyo mpamvu hamanutse ijambo rivuga ngo yimura imisozi, imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwayo. Humura, umusozi wose uriho Imana ije kwimura uyu musozi, kandi uyu musozi ngo Yesu awimura utunguye, kuko abanje guteguza ikibazo ufite, akakibwira ati rero wa kibazo we kuri runaka ahantu uhashira izina ryawe, abanje kubwira ikibazo ngo wabugumba wejo nzakwimura. Ahari ubu bugumba bwatira izindi mbaraga, ejo bukaba bufite imbaraga nyinshi zishobora gutuma ubwo bugumba butimuka. Ahari ubukene Uwiteka bubwiye ngo ejo nzakwimura, ubu bukene bwakwifashisha izindi mbaraga, ubukene ntibukuveho. Ariko Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo yimura imisozi itabimenye ikayibukana uburakari bwayo. Iyi misozi Imana yimura, ibi bigerageza Imana yimura, kagahinda, izi ntambara, ubu burwayi, ikibazo cyose umaranye iminsi, Uwiteka avuganye nawe ngo yimura imisozi itabimenye akayubikana uburakari bwe, ngo kandi tigisise ikayikura hayo. Ibintu byose byari biri kugutigisa, ibyakunyeganyizaga, ibyari bikubujije amahoro, ibitumye udasinzira, ibitumye utanezerewe, ibitumye nta byishimo wari ukigira, Uwiteka aravuze ngo aje kubitigisa. Haleluya! Aje kubitigisa, narangiza bikureho, ngo kuko niwe wenyine ujya utigisa isi. Ibasha gutigisa isi, ntinanirwa gutigisa ikibazo umaranye iminsi. Imana ishimwe cyane, ikibazo wari umaranye iminsi humura. Yesu avuganye nawe ngo yimura imisozi itabimenye, imisozi Uwiteka akayubikana uburakari bwe. Imana ibaha umugisha. Reka dufatikanye dusenge Imana, tuyihendahende, tuyibwire ngo Uwiteka, turabizi neza cyane ko uvuganiye natwe mu ijambo ryawe. Uravuga ngo wimura imisozi utabimenye, twebwe tutabimenye, imisozi igatungurwa, imisozi ikaba nk'iyikanze, kubera ko Uwiteka yitunguye agahita atungura ubukene, akabwubika, agatungura ubugumba, akabwubika, akaguha urubyaro. Haleluya! Topere sire draya taya wini mazo peresika notre benetaya jesimeni contraire. Imana ishimwe. Iyi Mana yubika imisozi itabimenye, ije kubika ikibazo maranye imyaka myinshi, ije kubika ikibazo maranye igihe kirekire. Humura, nakubwira ngo humura, Imana yubitse imisozi iyitunguye. Yesu aje kubana nawe. Mana mu izina rya Yesu rifite imbaraga, Imana y'ubutware n'icubahiro, Imana iri hejuru y'amashuru, Adonaye Jehova Shama Elohimu gatsinga kamakuba. Sengeye umuryango mugari wose udukurikira, haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, ndetse abari ku migabane y'Iburayi, imigabane ya Afurika, imigabane ya Aziya, umugabane wose uyu muntu ariho ndamusengeye. Aho yaba ari hose, intara yose abarizwamo, akarere kose yaba abarizwamo, umurenge wose yaba arimo, ndamusengeye. Birashoboka ko afite ikibazo amaranye iminsi agendana, asengera, yinginga, ahendahenda, yarifuje biranga. Ariko ndi kuri uyu musozi, ndahangaha muri mitasiyo, ndagira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo uze uwubike iyi misozi amaranye igihe, kandi iyi misozi yubikana uburakari bwawe. Tobe enestaya zomeniyanse drere tarawini mazo peresika notre benetaya jezimeni contraire. Haleluya! Mana ushimwe, ushimwe.
iyo wubitse iyi misozi abantu bose banezezwa nuko uyubitse. Iyo uyubitse abantu banezezwa nuko ubahinduriye amateka. Ngwino wubike imisozi y'ubugumba, tanga urubyaro mu bantu bawe. Ngwino wubike imisozi y'ubukene, tanga akazi mu bantu bawe. Ngwino wubike imisozi mwami Imana y'uburwayi, tanga ubuzima mu bantu bawe. Ubike imisozi yo kwivuza uburwayi bukabura kandi abantu barushaho kuremba. Ubike imisozi ya kanseri, ubika imisozi ya diabete, ubika imisozi ya hypertension, ubika imisozi y'uburwayi butandukanye, abarwaye amenyo, abarwaye amabere, abarwaye umugongo, abarwaye umutima, abarwaye impyiko, abarwaye amaguru. Buri wese ufite umusozi amaranye igihe yarimo yibaza ngo mbese bizarangira gute. Ndamusabiye muhendahende Imana, ubika umusozi wose amaze igihe kirekire, ubika umusozi w'ingo zitarimo amahoro, ubika umusozi w'abakobwa babuze abagabo, ubika umusozi w'abasore babuze abagore, ubika umusozi mwami Imana w'umurimo wawe urimo uragibwaho n'igitutsi. Ubika umusozi w'abantu bari kwica umurimo wawe. Bihindura Uwiteka we, wongera ubihindure. Abantu bongere busure Mwuka Wera, bongere bavuga Imana neza. Wongera mwami utanga agakiza, tanga Mwuka Wera. Ibuka gira ibyo wibuka ku bantu bawe. Nurangiza wubika imisozi imaze igihe ishaka gufata ijambo ku bana bawe. Wongera urengere buri muntu wese ukifuza nk'Imana ibasha kumurengera, kuko tubizi neza ko imbaraga zawe zishoboye. Uwiteka dusenge n'igihugu cyacu, dusenge n'ibihugu byose muri rusange. Turasenze ku isi hose mahoro Imana itanga, ubuzima Imana itanga, byiza Imana itanga, byishimo Imana itanga. Haleluya. Aba ari byo bigwira mu isi hose, bikwire mu bihugu byose. Umutekano w'Imana ube mu bihugu byose. Kandi dusengeye itorero ivugabutumwa, dusenge abantu bose babarizwa mu murimo w'Imana kugira ngo bongere bahembure, bongere bahabwe imbaraga n'Imana, bongere bashirwe mu Mwuka Wera bundi busha, bongere bibuka umuhamagaro wabo wa mbere, bongere bahishurirwe bundi busha. Umwuka Wera bashyigikiye, imbaraga z'Imana zibayoboye. Twongere gukora umurimo wawe dushize amanga mu izina rya Yesu. Umwuka Wera yongera agwire mu itorero, kongere tugirire umugisha kuri wowe. Ngaho ushyigikira umuntu wese udukurikiye ndetse n'uzadukurikira, warubuze uko agira muri byose ufite ukugira. Tanga umugisha ku bwoko bwawe bwose, kandi imbaraga zawe zirushaho kugaragara. Nanjye mbyambaje Imana, nize ko ugiye kubikora kuyubahisha mu izina rya Yesu. Amen.